banyarwandakazi nashaka kubabwira ikintu kimwe kandi mucyumve bavandimwe bakunzi ba radiyo ikamba bakunzi ba guverinoma yacu dukaze imbaraga. Amababa ya FPR ni ayahe? Ubu ngubu musubiza amaso inyuma mu myaka 5 ishize bizakugora kubona umuntu wemera ati jye ndi intore. FPR bizatugora ko itwiyereka muri uru rugamba turimo wo kuvuga ati jye ndi umu FPR ngwino duhangane vis-a-vis. No, FPR ikora nk'uruvu kamerewo, itugeramo ikaba umwe muri twe, igera muri opposition ikaba opposition. FPR yageze mu nterahamwe ibi nterahamwe, ntabwo yigeze yumva ko interahamwe zirimo kwica abantu, yabaye interahamwe nayo yica abantu kugira ngo ku nyungu zayo. FPR izagera mu ishyaka rya politiki, ibishyaka rya politiki FPR izohereza abantu baze kuyituka ariko barimo gukorera FPR. Niyo mpamvu rero ry'ishingiro ry'iki kiganiro cya tubavumbure. FPR irisha ariko igera higasohoka abantu bayikorera bageraho bakajya hanze tukabamenya, kubera ko fin baba bagomba gukonvenka. Uko tuvuga buri munsi, buri gitondo, buri kigoroba twigarurira imitima y'abanyarwanda, FPR birayibabaza ibigomba gukoresha abantu bayo bakadukuraho imitima y'abanyarwanda, kuko tutabasha gucengera mu mitima y'abantu ngo tumenye ibyo bakora n'ibyo batekereza. Tuzabamenyera ku mbuto zabo, tuzabamenyera ku byo bakora, tuzabamenyera ku byasohotse ku minwa yabo, kuko burya ngo kuzuye umutima gasesekara ku munwa. Nubona abantu bigisha amahoro, nubona abantu bigisha umubano mu bantu, bakigisha ubuvandimwe, ukabona abandi bari kubisenya, uzajya ushyiraho akabazo n'akadomo, ikibazo kinini ndetse uvuga uturiya muntu. Ariko ukabona umuntu ntiyishimiye ko abantu bajya hamwe, ukabona umuntu ntiyishimiye ko abantu batatu bicara bakaganira bagasa. Uratekereza abantu ngo babazwa nuko duseka mu kiganiro, ngo bari abantu ngo birirwa baseka bikabababaza bikabaraza ishinga? Abo bantu ujye ubashyiraho ikibazo ngo bakaborogota nyine muzabe muhari uwo munsi kaborogota yahuye n'amasasu atoroshye hano ku kiganiro tuba twagize kuwa 4. Ega nta kundi kaborogota uzayoboke bigira inzira uve muri bari abantu bagira. Hano hari abantu babiyemeje, hano hari urubuga rw'abantu biyemeje guhanga. Niyo mpamvu tutajya twihanganira umuntu tuzanamo twatugambo twa FPR tw'intore n'ibiki, ntago tubihanganira rwose. Narabibabwiye, nahaye n'abantu uburenganzira. Iyo uzanye utuntu twa FPR two kuduca intege no kuturangaza, tujye kureba ibitutsi byawe no kureba ubugambo bwawe bw'intore n'ibiki, bahita bagufunga bakakuboroka. Ibyo rwose yewe nabihatangiye uburenganzira kandi nzabiharanira mpaka, kuko nge sinihanganira umuntu uza kuyobya audience. Tuba turimo kuganira ibintu birimo impfu, birimo abantu bafunzwe barimo kuborera mu magereza, murakazaga intore zirusha intambwe ngo iki, ukaza kudeviya abantu no kubatesha umutwe. Ntago tuzakwihanganira. Turi ku rugamba, turi mu bihe bidasanzwe, mu bihe by'amakuba ntawe uzana imikino. Rwose mubimenye, iyo mikino yanyu y'intore kwirwa dukinana dugira gute oya.